ntago tugitekereza ko Kristo yagiye kudutegurira aho tuzaba kandi azagaruka kutujyana. Ariko ndashaka kukwibutsa tena, nimba uyibutse cyangwa se wari wibagiwe, menya ko Yesu azagaruka, kandi ikizamugarura no kuza kujyana itorero rye. Ikizamugarura ni kuza kujyana abiteguye. Imirimo y'Imana mu iyi minsi ubona ntago tubikora nk'abantu bazajya mu ijuru. Nabonye ko turimo kubikora dushaka nyungu z'iyisi gusa, kandi inyungu y'isi izashira, ikizasigarana ubwami bwo mu ijuru. Iyi minsi mugenzi, sinzi buryo wagaze, nanjye ntago wamenya ko nagaze, ariko Mwuka Wera ashaka kutugirira inama iki gitondo kiza. Ni igihe cyacu cyo kuhagarara ku rufatiro nguko bikwiriye. Iminsi abantu b'Imana birashoboka ndimo kubireba mu buryo bwo mu mubiri, ndavuga se twangwa twaribagiwe ko Yesu azagaruka. Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Tugarutse imbere y'Imana n'imbere yanyu dushimira Imana nkuko bisanzwe. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, ndashimira Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa. Reka dutangire dusenga twongera kwiragiza Imana. Ni Imana ikura abantu mu bwiza ibashyira mu bundi. Urakoze Nyagasani Imana, tugushimiye umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezerwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye iki gitondo, tugushimiye uyu munsi wa none. Uyu munsi ni umunsi w'itariki ya 2 y'ukwezi kwa 8. Turagushima kubw'ubuntu bwawe. Harabwo turi bwirengagize ko hari abatagejeje kuri iyi tariki twatangiranye uyu mwaka bavuye mu mubiri barahacecekerwa, suko twabarushije gukiranuka, ahubwo ubu buntu watugiriye turabugushimiye. Tuguhaye icyubahiro, uhabwe icyubahiro ko amaso yacu areba, amatwi yacu yumva, ururimi rwacu ruvuga, amaguru yacu agenda. Habwa icyubahiro, kandi nukuri ijambo rya riratubwira ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rwawe. Niyo haramuka hari abari kwa muganga ntibyatuma batagushima, niyo haramuka hari abarwariye mu ngo ibyo ntibyatuma utitwa Imana, ahubwo turagushima. Tuguhaye icyubahiro, uhabwe icyubahiro, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi turawukweretse, tugiye kongera kumva ijambo ryawe. Hari icyo wadushyize ku mutima, turasenze twinginga Imana Data kugira ngo ibane natwe. Duhagaritse imbaraga z'abarozi, duhagaritse imbaraga z'abakonikoni, ibitavuga Imana byose tubikubitishije inkota y'Uwiteka. Umuriro w'Imana utwike ukongore, imbaraga z'isumba byose zikore, abarwayi bakire, abarushye baruhuke. Buri muntu wese uguhanze amaso akubone, buri muntu wese ukwiringiye ahure nawe. Uyu munsi uramburira abantu bawe ikiganza, uyu munsi wiyerekane, uyu munsi wigaragaze. Hagire umuntu ushira umubabaro, hagire umuntu ukira indwara ikomeye, hagire umuntu wongera gutabarwa muri iki gitondo. Ineza y'Imana igaragare kuri buri wese mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Reka imbaraga z'isumba byose zikora imirimo n'ibitangaza Mana yacu. Ijambo ryawe riratubwira ngo uhereye kera uruko wahoze, uruko wahoze Kristo, uruko wahoze Data, ukora imirimo, wigaragaze mu mitima y'abantu. Urambura ikiganza, yurambuye ikiganza uhaza kwifuza kwa buri wese, yurambuye ikiganza umara imibabaro abayifite, yurambuye ikiganza ukiza indwara iriyo yose, yurambuye ikiganza wishyura imyenda yananiranye, yurambuye ikiganza ukura abantu mu madeni, yurambuye ikiganza ukura abantu
mu makredi, urambuye ikiganza utanga icyerekezo, urambuye ikiganza abakwiringiye bose barakubona, urambura ikiganza data, nukuri turaguhamagaye, turaritse presence yawe, kandi umukozi wawe Mana avuga abwirijwe nawe umukoreshe cyane, ndabizi kujya umukoresha, ariko uyu munsi ukiza imitima ya benshi barwaye mu mubiri ndetse no mu mwuka. Urakoze kuri ubikore, duhagaritse imbaraga z'abakonikoni, ibitavuga Imana, ibigendera ku butaka no mu kirere, inkota y'Uwiteka ibimenagure, buri muntu wese ahure nawe. Urakoze kuri bubikore, urakoze kugiye kubana natwe, urakoze kugiye kudushyigikira. Izina rya rigahabwa icyubahiro, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ihabwa icyubahiro. Mwitegure dufate Bibiliya bazifite, namwe mutazifite mukurikira ijambo ry'Imana aho uri mu kazi wicaye, ariko kandi nongeye no kubasuhuza nkuko nabitangiye mbabwira ngo ndabasuhuza ni Gatera Jose, inshuti zacu, abaduhamagara, batwandikira za SMS, mwese ntabwo twazisubiza ko twazisomye kandi tukazisengera. Message wohereza turayisengera duhagaze hano imbere y'Imana, turayisengera uko ibivuga kose, turayisengera gusa nitwabasubiza mwese, inshingano zacu no kubisoma kandi tukanabisengera. Rero turabisengera, kandi abatubwira ko hari icyo Imana yakoze, Imana igibaha umugisha, n'abatarabikora kandi namwe Imana ibagirire neza. Rero abadukurikirana, inshuti zacu, abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Philadelphia, bavuga butumwa, abanyamasengesho, abadushyigikira kugira ngo twicara aha, mwese data wa twese abaha umugisha. Reka twakire umukozi w'Imana ari nawe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana, Pastor Serugendo Dismas, ari nawe mushumba wacu. Reka tumwakire, tumuhaye ikaze. Murakoze. Tubashubuje bene data batutega amatwi iki gitondo cyiza. Imana ibaha umugisha, tunejezwa n'Imana kuko yemeko tube mbere yayo tuvuga ijambo cyangwa ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Reka tubanze tusome ijambo. Turasoma Matayo gice cya 24 murongo wa 32 tumanuka hasi. Ijambo riratubwira, mutegereze ku mutini, niwo cyitegererezo, ishami ryayo ryo ritoshe ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'imbeshi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko abubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ndazashira na hato. Ariko uwo munsi nicyo gihe ntawubizi, naho aba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nguko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, baracyaga baranywa, bararongora, barashingira, abageze umunsi Nowa yinjiraga mu nguge, ndiba bimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Ni koko kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari ku murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye,
iyaba umujura yamenye yabaye amaso ndiyamukundiye gucukura inzu. Reka turekeraho. Mutwe w'ijambo tugiye kuganira wiratubwira iki? Uribuka ko Yesu azagaruka, none witeguye gute? Wibutse ko Yesu azagaruka, none witeguye gute? Yesu akiri ku isi wenyine yasize abwira intumwa, ngiye kubategurira aho muzaba, ariko nzagaruka gukora iki? Kubajyana. Natwe abizerwa turi hano ku isi tuzi ko Kristo azagaruka, kuko turabageni. Itoro ry'Imana ririmo kwitegura mu kugaruka kwa Kristo. Bitusaba mu iki? Imyaka twakoreye Imana, agakiza twahawe n'Imana, ibibazo twihangane, bidusabamo kuba kuba dufite icyo gitekerezo, kuba dufite ayo magambo mu mitima yacu, tuzi ko nuko duca mu bibazo, nuko tugeragezwa, ariko icyo dutegereje nukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Bimenyeto byinshi Yesu yavuze ku kugaruka kwe twagiye tubibona, na n'ubu biragaragara. Se kwitegura kwitorero iminsi bimeze gute? Muntu w'Imana witeguye gute? Nagaruka azadusanga twiteguye? Icyo nicyo kibazo, cyangwa se n'ijambo Imana ituhaye uyu munsi. Nimba twibutse cyangwa se twizeye ko Yesu azagaruka, twiteguye gute? Kandi kizamugarura nukuza gukora iki? Kutujyana. Hariho abantu bari mu gakiza bazi gusa ko n'umunyenga w'iyisi, kujya mu itoro kwereka myenda yambaye, kwereka parfum yisize, kugaragaza ijwi afite. Ariko ibyo byose bizagira iherezo yabyo, kuko mwami Yesu agomba kugaruka, kandi ikizamugarura nukuza kujyana itorero. Ngiye kubategurira, ariko nzagaruka kubajyana. Aho nzaba niyo namwe muzaba. Isi si yanyu. Ayo na magambo Yesu yatusigiye. Isi si yanyu, murabagenzi hano ku isi. Kandi abisi nibabanga, mumenye ko njyewe babanje kunyanga mbere yanyu. Ariko ngareba kamere zacu twebwe abantu, isi turayikunda. Ntabwo tugitekereza ko Kristo yagiye kudutegurira aho tuzaba, kandi azagaruka kutujyana. Ariko ndashaka kukwibutsa tena, nimba uyibutse cyangwa se wari wibagiwe, menya ko Yesu azagaruka, kandi ikizamugarura nukuza kujyana itorero rye. Ikizamugarura ni kuza kujyana abiteguye. Imirimo y'Imana mu iyi minsi ubona ntago tubikora nk'abantu bazajya mu ijuru. Nabonye ko turimo kubikora dushaka nyungu z'iyisi gusa, kandi inyungu y'isi izashira, ikizasigarana ubwami bwo mu ijuru. Iyi minsi mugenzi, sinzi buryo wahagaze, nanjye ntago wamenya ko nahagaze, ariko Mwuka Wera ashaka kutugirira inama iki gitondo kiza. Ni igihe cyacu cyo kuhagarara ku rufatiro nk'uko bikwiriye. Iminsi abantu b'Imana birashoboka, ndimo kubireba mu buryo bwo mu mibiri, ndavuga se twangwa twaribagiwe ko Yesu azagaruka. Reka dukomeze n'ijambo. Matayo atubwira, iyo tuvuye gusoma gice cya 24 murongo wa 32, mutegereza ku mutini niwo cyitegerezo, ishami ryayo iyo ritashe ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshi
kiri bugufi. Umutini ni igiti cyatewe n'abantu, kigakura kikazamura ibibabi, ariko umwanya kimaze kuzamura ibibabi kizana imbuto. Umwanya kizana imbuto bituha ikimenyetso, tukamenya ko ni igihe kiki cy'impeshi kiri bugufiya. Ibyo turabisobanukirwa. Ati imyembe yacu yazanye ibibabi, bureka igihe cy'impeshi kiri bugufi. Buri muntu wese nimba ari voka umutini, buri muntu wese abitekerezaho mwanya cyazanye ibibabi. Tukitegura avuga ko turi hafi yo gukora iki? Gusoroma imbuto. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Murongo ukurikiraho, nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Hari ibintu turimo turabona muri bihe turimo bitwereka ko bimenyetso byo kugaruka kwa Kristo biri hafi kandi ageze ku rugi, arimo aradukomangira. Hari hafi Yesu Kristo ageze ku rugi, kuko bimenyetso byinshi yavuze mu kugaruka kwe. Ntago yazaza nk'umujura. Hari bimenyetso yavuze, muzabona ishanga ritera rindi shanga, imitingito byaravuzwe na Yesu, inzara, ibyorezo, ubugome buryo buzagwira. Bimenyetso byo Yesu yavuze ni byinshi, ariko Bibiliya iratubwira nimubibona mumenye ko kugaruka k'umwami Yesu Kristo kuri bugufiya. Ndababwira ukuri yuko abubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ntago ubu bwoko buzashiraho kugeza ibyo byose Yesu yavuze bizasohorera. Twebwe itoro niki tugomba gukora mu iminsi? Ni iminsi yacu yo kwitegura, tukitegura nk'abageni. Tumenye ko mukwe ari hafi yo kuza. Twebwe turabageni itorero, mukwe ni Yesu Kristo, kandi iyo sezerano turarifite. Ariko ngasanga turifata nk'abantu tutazi ko isi tuzayivamo, tutazi ko mwami wacu azagaruka, kandi kizamugarura nukutujyana. Kandi Bibiliya iravuga ko nta munyabyaha uzajyayo, nta ndyarya zizajya mu bwami bwo mu ijuru, nta musambanyi uzajya mu bwami bwo mu ijuru, nta frodere uzajya mu bwo bwami, nta ruswa ruzaba mu kujya mu bwo bwami, nta bwenge bw'umuntu buzamujyana mu bwo bwami. Teretse abemeye gucya bugufiya bagakiranukira Imana, bagakora ibyo gukiranuka, abo nibo bazuva ijuru ry'impanda. Se iyi minsi we wagaze gute? Nanjye mbahagaze gute? Ndabona kundu abantu benshi batakigenda neza ku murimo wa data. Benshi oriyo kubahisha murimo barasuzuguza umurimo. Oriyo benshi bagira ubuhamya bwiza ariko barimo kugira ubuhamya bubi. Urubyiruko rutagaragara neza ku murimo w'Imana. Bakobwa bikura mu bushake bw'Imana, abasore bakikura mu bushake bw'Imana. Izindi nzira twakurikiramo atari inzira y'agakiza ntago bizatuhesha umugisha, kuko Yesu wenyine yavuze ko ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, nawajya kwa data atabanjirije muri nje. Iyo nzira watangiye komeza, atagira umuntu ugutwara ikamba ryawe. Ni misi yo guhagarara ku rufatiro nguko bikwiriye. Dufatanya amaboko ku murimo w'Imana, dusengerane ku murimo w'Imana, tuhugurane ku murimo w'Imana. Abayobozi bigisha intama babasabire, namwe ntama mumvire ubuyobozi, muke bugufiya musabire umurimo w'Imana. Yesu nagaruka azatusange twiteguye. Izo nizo nyungu zacu. Petero yabajije Kristo, se umuntu ukuretse waretse umuryango we akagukurikira, akareka ibintu bye, akareka mbese ibye byari inyungu byose, azahabwa iki? Yesu aramureba
ati umuntu waretse ibye akareka umuryango we akankurikira azakubirwa inshuro 100 ibyo yari afite. Icyo nibyo nibihembo by'umukiranutsi wakoreye Imana. Numva rimwe na rimwe mu myaka ishize abantu bavugaga imvugo ati sinkorera itorero, kandi ibyo byavugwaga n'abantu batarakizwa. Bagereranya itorero ko tukoreramo mirimo y'ubusa, ariko itorero rifite nyiraryo ari Kristo. Agenzura umurimo, agenzura abakozi ku murimo, amenya bakora neza na batakora neza. Umunsi w'ibihembo urahari. Petero arabwirwa, wemeye gusiga umuryango we agasiga ibye akankurikira azakubirirwa inshuro 100 ibyo yari afite hano ku isi. Cya kabiri, azabona bugingo buhoraho. Mu gihe cyose turi ku murimo w'Imana ugomba gukiranuka, umenye ko ibyo nibyo bihembo tuzahabwa ku murimo, ku bantu bazakora neza murimo wa data, cyangwa ku bantu bakoze neza murimo w'Imana. Uzakubirirwa inshuro 100 ibyo wari ufite ku isi, kuko wemeye gusiga umuryango ukasiga ibyawe ugakurikira Yesu Kristo. Ariko gihembo kiza nkunda nukubona ubugingo buhoraho, kuko ibyisi tuzabisiga. Umunsi wawe ugeze, ntago uzajyanwa n'inzu nziza wubatse, ntago uzajyanwa n'imodoka nziza wari ufite. Birashoboka ko n'imyenda myiza wakundaga ntago bazakwambika uwo munsi. Yesu atufashe kandi adushoboje. Niyo mpamvu ibibiye sinzi kundu uhagaze, sinzi kundu mumenye ko Satani atufitiye ifuwe, arimo aragwana ubugingo, atashaka ko tuhagarare neza ku murimo wa data. Musi umwe tuzabone bugingo buhoraho. Iyi misi ni misi yo gukomezanya, iyi misi ni misi yo kuba maso, iyi misi ni misi yo kusoma ijambo ry'Imana, iyi misi ni misi yo kwezwa, iyi misi ni misi yo kuca bugufi ya mbere y'Imana, tukarindira kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Buri muntu wese yiteguye, cyangwa buri mukiranutsi wese witeguye, amenye ko ndashaka munsi Yesu azagaruka azansange nanje niteguye. Ubujura ntago buzakugeza mu bwami bwo mu ijuru, busambanye ntago buzakugeza mu bwami bwo mu ijuru, kwiyoberana no kwishushanya mu murimo w'Imana ntago bizakuhesha bihembo byiza, ishari ntago bizakuhesha bihembo byiza. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Murongo ukurikiraho aho twari tugeze ku Matayo 24 murongo 35. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanje ndazashiraho na hato. Ijuru n'isi, Yesu aratubwira iki? Ko bizashira, ariko amagambo ye ntago yazashiraho na hato. Nimba yavuze ko ngiye kubategurira, ariko nzagaruka kubajyana, tubyizeye ko Yesu azagaruka. Bitinde bitaratinda, wowe ugomba kuhagarara ku munara gusa, ukiranukira Imana, umenye ko ari umunsi mwami wanje azaza, cyangwa se ari umunsi urupfu ruzansanga. Kuko mbere yuko tugera mu ijuru tukunda guca mu nzira y'urupfu. Tufite imyaka Imana yatugeneye hano ku isi. Nimba wagenewe imyaka 120, iyo myaka nizigera ugomba guca mu rupfu. Nimba wagenewe imyaka 100, 80, 70, 60, 40, 20, umenye ko umuntu wita urupfu araza akatujyana. Ariko mbere yuko dupfa bidusaba dupfe, ariko tugapfira mu mwami Yesu Kristo, kuko abapfiriye mu mwami umunsi azaza bazumva ijwi ry'Imana, bazazuka. Simbizi ki Kristo kundu buri muntu agifata, ariko numva kuri nge ki Kristo ni ikintu cy'ingenzi cy'agaciro tugomba gukora iki? Kugifata neza, tukubahisha agakiza,
kuko bizatugeza ku munsi tuzicarana n'umwami Yesu Kristo nimba twageze neza. Yesu atushoboje kandi Yesu atugirire neza. Ariko uwo munsi nico giye ndawubizi. Yesu aravuga iyo jambo. Uwo munsi nico giye cyo kugaruka kwe nta muntu ubizi. Naho aba amamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine. Yaba abamarayika, yaba Yesu Kristo, nta muntu numwe uzi umunsi n'isaha natwe ku bwacu hano ku isi keretse Imana yonyine, data yonyine. Uko iminsi ya Nowa yariri, Nowa yabwiraga abantu kubaka inguge ko umuzuro ugiye kuza. Bamwe bakamuseka, bamwe bakamubona ko yasaze. Yesu agereranya hano nguko umunsi wa Nowa waruri no kuza ku mwana w'umuntu nuko kuzaba. Gihe cya Noha abantu binezezaga, bakishimisha mibiri yabo, bagakora ibyaha mbere y'amaso y'Uwiteka, bakabona ko Nowa nta bwenge afite. Ariko Nowa akababwira muze dufatanye tubake inguge kuko agiye kugwa mvura kandi iyo mvura ntabwo izadusiga. Bakamuseka, bamwe baje bakamufasha gihe gitoya, bakareba kirere, bakareba aho bari mu butayu, mvura izaboneka gute, bakamusigaho. Ariko hari umunsi Imana yabatunguye, mvura itangira kugwa. Nowa nyamaswa Imana imaze kuzinjiza mu nguge, mwanyamvura yatangiye kugwa, niyo abantu baje kwibuka bavuga ko yo ibyo Nowa yavugaga byari ukuri. Baje kumukomangira inguge, Imana imaze gufunga urugi. Nowa ati nta bubasha mfite kuko atari njyewe nakinze. Na nuko kuza k'umwami wacu Yesu Kristo bidusaba iki twebwe itorero? Wowe mu Kristo uri hano mu gihugu, uri mu kindi gihugu, ugomba kuba maso ukitegura kuko utazi umunsi n'isaha. Kandi Yesu ataraza urupfu rushaka kudutungura. Bwana Yesu asifiwe. Sinzi kundu uhagaze, sinzi kundu urimo kuvuga butumwa mu iminsi, sinzi kundu urimo kugirira abantu inama kuri urugendo, sinzi kundu urimo kuyobora korari, sinzi kundu urimo kuyobora umurimo w'Imana. Ariko tugomba kubikora tuhinduka umushitsi. Sinzi kundu urimo gutangira Imana 1/10. Urabitanga mu kuri cyangwa urimo kubesha, cyangwa uratanga gice? Ituro ryawe mu iyi minsi Imana irimo kwishimira ukuboko kugiye gutanga ituro ryawe, nuko byahindutse ko ari by'abapasiteri. Ariko imirimo myiza umuntu yakoze nabyo bizakora iki? Bizamugirira umumaro. Reka dukomeze murongo ukurikiraho 38. Kuko nguko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure. Misi yabanjirije umwuzure. Nguko bari bameze binangira, batashaka kumva butumwa bwiza, baseka mukozi w'Imana bababwirizaga butumwa bwiza niwe Nowa. Baryaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiye mu nguge. Nowa mbese abayemo mande ebyiri. Nowa arimo kubaka inguge kuko yumviriye uwijwi ry'Imana, areka mirimo ye yose. Nguko ba Petro na ba Yohana basize imiryango yabo, basiga ibyabo, bakurikira Kristo. Nowa nawe areka ibye mirimo ye yose, atangira kubaka inguge. Ariko ababwira ko muze dufatanye kuko agiye kuza imvura, kandi iyo mvura izaba mvura yo kurimbura isi n'ibirimo byose. Ariko abantu bafunze amatwi, bakinywera inzoga, bakakora misi mikuru ku manywa na nijoro, birira,
bashingira abakobwa n'abahungu babona ko isi iraryoshe, tugeze igihe kiza cy'uburumbuke, tugeze igihe kiza cy'umugisha. Ariko nuko tugeze mu ibyo bihe byiza by'umugisha, tugomba kwitegura ko Yesu azagaruka. Nkuko byabaye mu icyo gihe, urebye neza no mu imisi, abantu benshi ntago bita ku butumwa bwiza. Abantu benshi ntago bita kugaruka kwa Kristo. Abantu benshi babona ko abakozi b'Imana nta mumaro wabo. Ariko nimba nuko abakozi b'Imana bashobora kuba mu ndegenge, bagateshuka mu nshingano, ariko we mu Kristo uhagarare mu nshingano zawe, kuko Yesu nagaruka buri muntu azahemberwa ibyo yakoze. Ntago mushaka gutangazwa uwo munsi abakristo bakagenda, twebwe abakozi b'Imana tugasigara, ababyeyi bakagenda, uretse aho turaza kuhagera. Ni iminsi yo gutunganya ubuzima. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Abantu benshi nabonye ku isi baratera ngunga, tufate urugero siporo, muzike, ariko usanga ku murimo w'Imana bamwe bakabona ko ari bisanzwe. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Wubakiye Imana urusengero, uriya muntu aba yakoze umurimo ukomeye, abanyabyaha baza kwihana mu rugo rusengero, iyo migisha izaba ku ruhande rwe. Akiranukiye Imana, manda ivuze, yabasha kubona ubugingo. Ababa mu rusengero babwiriza ubutumwa bwiza, baririmbyi mu rusengero, banyamasengesho mu rusengero, abadiyakoni mu rusengero, abanyimpano mu rusengero, bagaze neza mu rusengero, bagakora neza murimo wa data, manda y'Imana ivuze, twabona ubugingo. Yesu atushigikire, turike gukora murimo w'Imana mu kavuyo, tutahuza, tutafatanya amaboko, kubera impano kishira hejuru, kubera impano gasuzugura. Oya, munyimpano niyo muntu ugomba kuba ayoborwa n'umwuka. Mwuka ntago asuzugura, mwuka ntago yinangira umutima. Tukora mirimo myiza kubera umwuka wera tuyobora. Dutanga amaturo twishimiye kubwo imbaraga z'umwuka, dutanga 1/10 twishimiye kubwo imbaraga z'umwuka. Urafasha abakozi b'Imana kubwo imbaraga z'umwuka, kandi iyo mirimo myiza izatwerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Murongo kurikira, ntibamimenye kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Nowa yubakaga inguge, Nowa akababwira ko bigiye kuza, imvura igiye kugwa, ariko ntibabimenye, bakibera mu byabo gusa, kugeza aho imvura yaguye, umuzuro gakora iki? Ukabatwara bose, nuko Bibiliya ivuga. Iyi misi abakozi b'Imana baragerageza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ariko ubona abantu ntago bita ku butumwa bwiza. Abava mu bushake bw'Imana bari bamaze kumenya kuri ni benshi, arabivumbura ku murimo w'Imana nabo ni benshi. Mubona ko murimo tukora ni wande, ntago ari murimo wa pasiteri, itorosi ya pasiteri nawe n'umukozi gusa ku bandi. Umunsi Yesu azaza nta byubahiro bizaba, abakiranukiye Imana bazagenda, abadakiranukiye Imana bazasigara. Niyo mpamvu tugomba kuba maso, tumve icyo Imana idushakaho mu bibiye turimo. Icyo gihe mwumve icyo Bibiliya tubwira, icyo gihe abagabo babiri bazaba bari ku murima, umwe ajyanwa undi asigare. Murebe abantu bakunda kugira ibyubahiro ku murimo w'Imana, kwikakaza, kwishira hejuru. Mwese turabanyakabwizi, nta bose uba ku murimo w'Imana. Mureke tubikore neza bene data, kuko tuzi ko dufite isezerano ko Yesu yagiye kudutegurira, ariko azagaruka kuturyana. Murimo w'Imana ngunda kuvuga, twese turabanyakabwizi, nta bose uba ku murimo w'Imana. Mureke tubikore neza bene data, kuko tuzi ko dufite isezerano ko Yesu yagiye kudutegurira, ariko azagaruka kutujyana.
iby'isi byose bizashira, ariko kizasigara ni ijambo ry'Uwiteka. Sinzi wicara ufite ubwoba bwo kuvuga ko Yesu nagaruka azasanga niteguye, uri mu itorero, utekereza ko Imana ivuze nawe uzagenda, bikorwa byawe bizatuma ko ubasha kubona ubugingo. Mureke turirirete n'ubugingo bene data. Masengesho menshi mw'iyi minsi turimo turasaba gusa mugisha w'isi, turimo turasaba kuza kujya mu bindi bihugu bikomeye, ariko hariya naho batakiranukiye Imana nabo bazasigara. Kandi hariya nayo abamwe ibitaro, abamwe imva, aho ujya hose ushake gukiranukira Imana, bagabo babiri bazaba bari ku murima uwo munsi Yesu azaza. Ntago tuzi umunsi n'igihe, n'abamarayika ntago bazi, na Yesu Kristo ntago azi, teretse Imana yonyine. Bagabo babiri bazaba bari ku murima, Bibiliya iravuga ko umwe azajyanwa undi asigare. Bashobora kuba bazaba bari babiri, nyiri umurima akazana umuhingira uhembwa amafaranga, ariko suriya sini bose avuga ko murima ni uwanjye, uyu ni umukozi wanjye ndamuhemba amafaranga. Ariko rugero hano batuhaye ku abo bagabo babiri, umwe azagenda umwe asigare. Niyo mpamvu ku murimo w'Imana navuze nta bose ubamo. Ushaka usanga umuntu waje gukorera amafaranga yagenda, ariko nyiri umurima agasigara. Niyo mpamvu tutatangazwa bene data n'imisi yo gusengerana no kwikorerana imitwaro, kuko umunsi umwe mu Kristo ashobora kugenda wari muyobozi mu itorero agasigara, kuko byanditse muri Bibiliya babiri bazaba bari ku murima, umwe agende undi asigare. Murongo kurikiraho, abagore babiri bazaba barimo gusya urusyo, umwe ajyanwe undi akora iki? Asigare. Babiri basekura isombe, basekura ifu y'ubugari, umwe agende undi asigare. Kandi cyane cyane kubara abakristo mane tushoboje. Niyo mpamvu tufite ibiye byo kuba maso, byo gukorera Imana mu kuri, kuko Yesu na Paulo yavuze ko mu bihe by'imperuka izaba bihe bimwe biruhije, bizaba bihe bikomeye. Usanga mbuto bimenyetso by'ibihe by'imperuka birahindura abantu. Rukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazakunda imbiya kuruta gukunda Imana, bugome buzagwira. Se umukristo ko tufite itegeko Yesu yatusigiye, ni mukundane nguko nabakunze. Mureke tube maso, mureke buri muntu asuzume bugingo bwe, uyishire ku munzani, uyipime gipimo buri sana buri segonde. Yesu nagaruka tuzagenda cyangwa se tuzasigara. Tugiye kurangiza, nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Atugirira inama hano yo kuba maso, kuko tutazi umunsi Yesu azaza. Kuza azaza, navuze ko bitinde bidatinda, ariko twebwe abakristo tuizeye ijambo ry'Imana ko ritubwira ko Yesu azagaruka, kandi kizamugarura nuko tujyana. Ntago azaza yicarane natwe hano mu isi, ntago azaza yinjire mu rusengero, azaza yerekejwe n'abamarayika, ahagarare mu kirere, imbanda ivuge, abapfuye mu mwami bazuke, abazima bazumva ijwi ry'impanda biteguye, nose bamusanganire mu kirere. Se wowe witeguye gute? Ariko benshi usanga turi mu itorero nk'abantu duhumye amaso, kuko uyu murongo uratubwira ko nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Tube maso abakozi b'Imana, tube maso itorero ry'Imana,
ibi bihe urimo, ibi bihe turimo ni ibihe byacu byo kuba maso, ntabwo ari ibihe by'urusaku, ntabwo ari ibihe byo kuva mu bushake bw'Imana tugasubira inyuma, ntabwo ari ibihe byo kwishingira, ntabwo ari ibihe byo kunywa inzoga, ntabwo ari ibihe byo kwiba, ntabwo ari ibihe byo kubesha, ntabwo ari ibihe byo kwandika amafagitire y'ibinyoma. Ni iminsi yo kwezwa, ni iminsi yo gukiranuka, ni iminsi yo gushaka Imana, ni iminsi yo kuhugurana, ni iminsi yo gusengerana, ni iminsi yo gukomezanya. Nize ko nimba twebwe abasenga Imana, nimba uri mu rwego rwo kubona ifunguro ry'umunsi ukabona aho urambika musaya, niki cyakukura mu bushake bw'Imana? Kuko tuzi ko ibindi byose musi umwe tushaka kubisiga. Sasa iyi minsi ubona kubw'ubukene abantu benshi batakiranukira Imana, batagenda nguko Imana ishaka. Ariko navuze ko nimba ubona ifunguro ry'umunsi ukaba ufite aho urambika umusaya, uri muzima, washaka Imana mu kuri no mu mwuka. Burwayi ufite wakwishira mu maboko y'Imana, bibazo ufite wishire mu maboko y'Imana. Kiranuka, kuko mirimo yo gukiranuka bituhesha umugisha. Ariko hano twaje kubabwira inkuru nziza yuko yo kugaruka k'Umwami Yesu Kristo. Kuko tutazi umunsi n'isaha, ntago tuzi kuvuga ko kuko hari abakristo bamwe bamaze kumenyera ati reka ntakora ibyaha, ejo nzajya ku rusengero nihane, reka nishingire, reka twishingire, ariko tuzajya kwihana nyuma, reka dukore gutya tuzajya kwihana nyuma. Ntabwo uzi umunsi n'isaha. Birashoboka ko wa munsi cyangwa cyagiye ukoze icyo cyaha na niyo uzumva ijwi ry'impanda bandi batahe usigare. Mitima yacu igomba kuhinduka umushitsi n'ijambo rivuga kugaruka kwa Kristo. Uzarebe bose nimba yagiye hanze mu mahanga misiyo y'akazi akatusiga ku kazi, nize ko buri mukozi wese agira ubwo bavuga ko ejo nejo bose naza azasange niteguye, azasange nakoze raporo yanjye neza, azasange nakoze akazi kanjye ke neza. Natwe nuko tugomba kuba twiteguye mbere y'Umwami, twezwe, dutunganye, tubabarirane, tuhinduka umushitsi. Ibi bihe ntabwo ari ibihe by'amagambo, ntabwo ari ibihe byo gukirana imanza. Itorero Yesu aradukunda kandi icyo yifuza nuko twese tuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Ariko Satani nawe ntago yifuza ko muzajye mu bwami bwo mu ijuru. Satani nawe arayifuza ko isi yose yarimbukana nawe. Bizatumarira iki? Twamaze imyaka turi mu murimo w'Imana, ariko munsi umwe tuzagejeje no nakahinda kuri nje. Mani tubabarire idushoboje. Navuze ko bibazo ufite bikomeye ubona mbere yawe, wowe wishire gusa mu maboko y'Imana, ukiranukira Imana, umenye ko uri mu rugendo, umenye ko urimo kwitegura kugaruka k'Umwami wa Yesu Kristo. Numva tuhagarukira hano. Imana ibaha umugisha kandi muhakirira ijambo ribagirira umumaro, kuko Yesu azaza. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Mukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Biradusaba kuba maso, kuko byaba bibabaje kubona warabaye mu murimo w'Imana hanyuma ukagira iherezo ribi. Twari dukwiriye kwita ku iherezo ryacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi tuzabyongererwa. Ibintu twirukanka inyuma kenshi usanga atari byo bikenewe. Imana irabizi ko ibyo ukeneye, Imana irabizi, izi ko ukeneye bigutunga. Uwo mwenda irawuzi, iyo nzira yizi, uwo mugabo irabizi ko ugomba kumuguha, uwo mwana irabizi ko umukeneye. Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Urakoze Mana, iri ni ijambo ryawe, turarisengeye kugira ngo risohoze ikirizanye. Hagira abantu ukura mu burangare, hagira abantu ukura mu ntege nke, hagira abantu ukura mu gahuge, hagira abantu bahuguka bamenye ijambo, bamenye icyo bashakaho, babere maso ubugingo bwabo. Kuko kuza ko ijambo ryatubwiye ngo yaba nyirinzu yarazi ijoro umujura ari buzire, ngo yabaye maso kugira ngo batamucukurira inzu.
none Mana ntago tuzi umunsi n'isaha uzagarukira ariko kuza uzaza. Ijambo ratubwira ngo uzaza nk'umujura. Twemerere uyu munsi utugirire imbabazi, utugarure mu buntu bwawe, udukangure tuve mu ntege nke, tuve mu burangare, two kurangarira iby'isi. Isi zarangirana no kwifuza kwayo, kandi ijambo rikavuga ngo dushaka ubwami bwawe no gukiranuka, ngo ibindi ni inyongera. Kubona inzu ni inyongera, kubona akazi keza ni inyongera, kugira amafaranga ni inyongera, kubyara abana benshi ni inyongera, urugo rwiza ni inyongera. Ibintu byose dukeneye ziza ari inyongera, ariko iby'agaciro ni ubugingo. Enebokayasika, uha abantu ubugingo, wandukura abantu mu gitabo cy'abarimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Abantu babona ubugingo kuko aribwo buzakubona. Enebotayasika, jambo ryawe ni umuhigi, ni inkota ya mugi abiri. Reka risohoze ikirizanye, reka iri jambo rikomange ku mitima y'abantu. Abantu bihugiyeho, abantu bihugiyeho, abantu bihugiyeho, abantu bihugiyeho, bagaruza ineza yawe. Abataraye, abacitse intege, abatarakumenya, bakwakire nk'umwami n'umukiza. Urakoze kukoze. Dusengeye abarwayi, dusengeye abarushye, abaremerewe, bafite intimba zo mu mitima, abari mu ntambara zo mu ngo, abadahuje n'abatware babo nabo bashakanye se. Mana, abo bose utanga amahoro, yurambuye ikiganza haboneka ihumure. Gaburira abashonje, kiza abarwayi, abarushye bose bababaye. Mwami Mana, baramburira ikiganza, ruhura abarushye. Uri Imana ishobora byose. Buri muntu umushirireho inzira, buri muntu umushyirireho inzira, buri muntu uguhanze amaso akubone, buri muntu uguhanze amaso ahure nawe. Urakoze kubikoze. Mukozi wawe umwongerera imbaraga kandi umwuzurize rwose, kuko atugaburiye iby'umumaro. Urakoze kubikoze. Icyubahiro kibi cyawe. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi bacu, tubashyize mu bise by'amaraso ya Kristo. Turabasengeye, dusengeye itorero mu izina rya Yesu. Turarisengeye, imbaraga z'Imana zikomeze ziyobora itorero. Urakoze Mana, girira neza itorero, girira neza igihugu cyacu, girira neza abashumba, girira neza abayobozi bayoboye igihugu. Ineza y'Imana iboneke kuri buri wese. Abarwayi bakire, abaryamye hariho hose, baba baryamye kwa muganga, baba baryamye mu ngo, abagendana uburwayi, bafite ubumuga, buri muntu umugirire neza, nta ndwara ijya guhagarara imbere. Urakoze Mana kubikoze. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana. Numvaga imitima yose iturije imbere y'Imana. Iki kirere numvaga gituje kubw'imbaraga z'Imana. Rero reka tubahe telefone tuze no kubafasha. Nababwiye ngo zira message mwandika turazisoma tukanazisengera. Rero ntuzavuga ngo ko nandika ntibansubize, ntabwo twabasubiza, birumvikana muri benshi, ariko turazisoma tukanazisengera kandi tujya tubona n'ubutumwa ko ari Imana yakoze. Rero ka tubahe telefone, wakwandika, wahamagara ni 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 93 rimwe 07 2 74 34 rimwe. Reka mushumba nabahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. 07 82 43 97 54. Murakoze. Yesu abagirire neza. Philadelphia, Imana iratsinda.